Bakunzi bakunda ubuzima Healthcare turabasuhuje tubaha ikaze mu kigo Kunda ubuzima Healthcare. Ikigo Kunda ubuzima Healthcare dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere ku muryango wa E050, aho niho dukorera. Kandi mwaduhamagara kuri 0785688682. Website yacu ni www.kundubuzima.rw, na YouTube yacu ni Kunda ubuzima Healthcare kuri Facebook, Instagram n'andi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kunda ubuzima Healthcare dukora mu mujyi wa Kigali nk'uko bisanzwe nababwiye. Njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Abizera Eric, ni njyewe ukorera mu kigo Kunda ubuzima Healthcare. Kandi Kunda ubuzima Healthcare dutanga serivisi nziza ku buryo bwiza kandi busobanutse, aho dutanga inama nziza ku mirire dukoresheje inyunganiramirire zikozwe mu buryo bwa gihanga kandi zitunganyijwe neza, zikorwa n'ikigo cy'Afkanga cyangwa se Greenward n'izindi kampani zitandukanye. Rero aka kanya tugiye kuganira ku muti naturel ukozwe mu bimera urinda ukanavura indwara zigendanye n'abagore n'abakobwa, dore ko abagore n'abakobwa bibasirwa n'indwara zitandukanye. Harimo indwara z'imyororokere, harimo indwara z'igifu, harimo indwara z'imisemburo, harimo indwara z'imitsi, harimo indwara zo kuribwa umutwe, harimo indwara zo kujya mu mihango bakaribwa cyane birengeje uko wabivuga. Ariko aka kanya tugiye kuganira ku bigendanye n'imisemburo y'abadamu iba itaringaniye neza, kugira ngo turebere hamwe uburyo twahandoringa iki kibazo, ubundi umudamu cyangwa se umugore n'umukobwa bakagira ubuzima bwiza. Indwara y'imisemburo itaringaniye ni indwara izahaza abagore ndetse ikaba yabaviramo ubugumba. Ubushakashatsi cyangwa se ibigo mpuzamahanga bishinzwe gukora ibigendanye n'imisemburo muri rusange y'umubiri, harimo n'imisemburo y'abadamu cyangwa se systeme de reproduction, bagaragaza ko abadamu benshi ku isi bafite ikibazo cy'imisemburo idakora neza, bityo bikabaviramo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi bitewe ko imisemburo itaringaniye iri inegare. Bityo rero iyo misemburo itaringaniye iteza ikibazo cy'ubugumba, bigateza uterus cyangwa se nyababyeyi kudakora neza nk'uko bigomba. Niyo mpamvu umuntu wese w'umudamu cyangwa se umukobwa agomba kwegera umuganga ubifitiye ububasha, akareba ko imisemburo ye imeze neza. Yasanga imisemburo ye itameze neza, akegera umuganga ufite ububasha akamufasha uburyo yamuha imiti yabugenewe kugira ngo akire, agire ubuzima bwiza. Hari abadamu rero bajya mu mihango bakaribwa birengeje urugero bitewe no kubura za zinc, za calcium, za fer cyangwa se n'imirire mibi nayo yabitera, kuko akenshi na kenshi ibyo twariye bifasha umubiri gukora imisemburo myiza kandi bityo umubiri ukamera neza. Ni urugero nka vitamine B complex, za vitamine C, za vitamine K, za vitamine E. Izo ni zimwe mu ntungamubiri zifasha mu gukora neza, cyangwa se kuba za acide amine, coenzyme 10 cyangwa kubura za proteine zitandukanye. Niyo mpamvu akenshi na kenshi umubiri wubatswe n'ibintu bitatu: wubatswe n'ibirinda ndwara, n'ibiwubaka ndetse n'ibiwongerera imbaraga. Abadamu rero batabyara nababwira iki? Kuza muri Kunda ubuzima Healthcare, aho dutanga inama nziza ku mirire zigendanye n'uko imisemburo yabo igomba gukora, n'uko imisemburo yabo ikora neza kandi nta mbogamizi zibayemo. Tekereza ugize imisemburo mibi ukantubyare, imisemburo igatuma utajya witeka kuko itaringaniye cyangwa se imisemburo yawe ituzuye, ibyo bigatuma ubingumba ugashwana n'umutware wawe, ukazarinda witahira utabonye umwana. Ni byiza ko wakwegera abaganga bafite ububasha bakagufasha, cyangwa umunutritioniste wabize iby'imirire kugira ngo agufashe kubalansinga hormones, ubundi ukagira ubuzima bwiza. Hano rero muri Kunda ubuzima nyine ni Kunda ubuzima, nta wanga ubuzima, amagara araseseka ntayorwa, kandi ngo amagara aruta amagana. Ariko kano kanya tugiye kuganira ku muti witwa Minihave naturel. Minihave naturel ukozwe mu byatsi birenga 100 kandi bitandukanye, kandi bishinzwe kuzamura imisemburo ya progesterone ndetse na oestrogene. Iyi misemburo ya progesterone ku badamu, abadamu bagira imisemburo ya progesterone, abagabo bakagira imisemburo ya testosterone. Kandi ari umudamu
nawe agomba kugira iyi misemburo myiza ya progesterone. Iyi misemburo ya progesterone igomba kuba iringaniye no mu mabere grande mamelle, igakora neza, igakora amashereka ahagije, bityo kugira ngo umudamu agire ubuzima bwiza. Iyi misemburo ya progesterone ku badamu n'abakobwa iyo itaringaniye ishobora gutera infection vaginale cyangwa infection urinaire, ariko infection urinaire yo ikomoka ku bigendanye no kuba dukoresha toilette zitari nziza cyangwa se kwa twambaye imyenda idafite isuku ihagije. Ni ngombwa ko dukora isuku nziza ihagije kugira ngo imisemburo ikore neza. No kuba wenda wariye ibiryo bitameze neza nabyo bishobora guteza akavuyo ku misemburo, bityo nibwo ukagira ikibazo cya système de reproduction. Iyi misemburo rero akenshi na kenshi abadamu bamaze iminsi bivuza ibigendanye n'imisemburo ya progesterone cyangwa se bivuza infection vaginale. Hari igihe wivuza infection vaginale ariko ntumenye ibyo bivuza ibyo ari byo, cyangwa se ukarwara infection urinaire ntumenye ko urwaye infection vaginale. Biratandukanye cyane ariko abadamu barwara infection vaginale hakazamo ibintu by'uruzi mu myanya y'ibanga, mu myanya y'imyororokere. Ni byiza ko kandi ibyo bintu by'uruzi bisa n'umweru binuka, bifite mauvaise odeur, bifite ibara ribi. Ni byiza ko wagana umuganga ufite ububasha akareba ku bigendanye n'imisemburo yawe ya progesterone. Ndetse iyi mini-hove by'umwihariko iri ni imwe mu miti naturelle ikozwe mu bimera ibasha gukemura cyangwa se kuresolva icyo kibazo kigendanye n'imisemburo y'abagore n'abakobwa. Imisemburo y'abagore n'abakobwa iyo yagabanyutse ntabwo bagira ubushake bwo gukora rapport sexuelle. Iyi misemburo iyo yagabanyutse umudamu aruma akaba mu kagatare burundu, bityo amavangingo ntaboneke bitewe n'uko iyi misemburo yagabanyutse. Iyi misemburo ituma umugore n'umukobwa agira ubushake buhagije, bityo mu gihe uri gukora rapport sexuelle ukagera kuri orgasme ya nyuma. Iyi mini-hove ifasha abadamu babuze ubushake kubugira, igatuma basinzira neza. Kanongera asubiremo, icyo ikora cya mbere ni ugutuma abadamu bagira ubushake mu gutera akabariro cyangwa se mu mabanga y'abashakanye, kandi ubushake bukaza ku kigero gikwiriye cyiza kitatuma usenya urugo. Ni ubushake bwiza busobanutse. Kabiri, mini-hove ikuraho stress. Uzi ko na stress nayo iba mu bintu bituma umubiri igira umujagararo, bityo ubushake bukagabanyuka bukaba buke. Iyi mini-hove iringaniza igipimo cy'imisemburo ya progesterone, bityo iyo misemburo igakorwa neza, umubiri ukayikora neza biturutse ku byo wariye n'ibyo wanyoye ukamera neza. Iyi mini-hove by'umwihariko yongera amavangingo ku bagore n'abakobwa babaye ba mukagatare. Ituma umudamu yoroha akagira umubiri uri supure, bityo umubiri ukabasha gusitimira imisemburo myiza ihagije kubwo gukoresha iyi mini-hove. Iyi mini-hove ifite ubushobozi bwo gutuma umubiri udakora selile de cancer, bitewe ko umubiri wangije gusitimira imisemburo hari imyanda urejeta, bityo umubiri ukagira ubuzima bwiza, buri w'umuntu ukamera neza. Iyi mini-hove iri imwe mu miti naturelle, ndetse iyo wayikoresheje ituma ugira n'uruhu rwiza. Iyi mini-hove by'umwihariko umuntu wayikoresheje ituma agira umubiri umeze neza utajagaraye kandi ukumva umeze neza. Iyi mini-hove ku badamu n'abakobwa bayikoresheje ntabwo bababara mu gihe bari mu mihango, kuko akenshi na kenshi iyi mini-hove ijya kuresolva icyo kibazo.
ituma umugore ufite ikibazo cya infertility kivaho, ahubwo umubiri ukaba fertility. Bityo infertility ni umugore utagira uburumbuke, fertility ni umugore ufite uburumbuke. Ubwo kutagira uburumbuke aribyo bita infertility, iyi ngiyi iragenda ikabirozora bikavaho, bigatuma umugore n'umukobwa bagira fertility, bakagira uburumbuke. Bityo umugore wagize uburumbuke akaba akabyara abahungu n'abakobwa, akamera neza. Iyi mini-herve ituma habaho elasticité ku mitsi, ndetse amaraso agatembera neza mu myanya y'ibanga kugira ngo umudamu abone ubushake bwiza. Iyi mini-herve ituma nerve, ndavuga imyakura ishinzwe gutuma umubiri usitimira imisemburo myiza ikorwa n'umubiri, ukayitunganya neza, bityo imyakura ikamera neza. Iyi mini-herve ituma ibyo bita serire z'umubiri zikora neza, kuko akenshi na kenshi neurotransmitter iyo zidakora neza, byanga byakunda ntabwo komande igera kuri systeme de reproduction neza, ndavuga imyanya myororokere. Igihe wumva wabaye Mukagatare uri kubikora ntibikunde, kandi umudamu iyo adafite ubushake byanga byakunda abigitipe, bityo akabangamira umutware we ku buryo umutware yamureba ikijisho bikamera nabi. Twigisha abantu ko mugomba gufashanya umugabo n'umugore kugira ngo mwubake urugo neza, hatagira umuntu ubangamira undi mu mabanga y'abashakanye, hatagira umuntu ubuza amahoro mu mabanga y'abashakanye. Ikibazo cy'amabanga y'abashakanye ni ikibazo gisenya ingo muri iyi minsi ya none. Abagabo bakagenda cyangwa se umugore akagenda bitewe n'uko hari ibyo atabona, ariko hamwe n'Imana ijya ibigisha uburyo mugomba kubikora neza kandi mutabangamiranye. Systeme de reproduction y'umudamu yo ni icyitonderwa, itandukanye n'iy'abagabo. Iy'abagabo yo ntabwo igorana, ariko iy'abadamu iragorana. Umudamu stress y'akanya gato iba imukuye muri mudo ako kanya. Umugabo abasha kwihangana, ariko umugore we bimera ukundi kuntu. Niyo mpamvu iyo ufashe iyi mini-herve ijya kuringaniza igipimo cy'imisemburo, noneho imisemburo ikamera neza. Uyikeneye waduhamagara kuri 0756 waduhamagara kuri 0756 iyi nambere no kuri WhatsApp watwandikira, nabwo tukagusubiza. Turakora buri munsi, kuko izi produits naturels ni produits zizewe, zifite ubuziranenge bw'ikigo mpuzamahanga nk'ikigo FDA, Food and Drugs Administration, n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, n'ikigo harare cy'Abayisilamu ishinzwe gutunganya imiti n'ibiribwa, nacyo kireba ko hatarimo ibintu biri harmful bishobora kwangiza umubiri w'umuntu. N'ibigo hasapu, ibigo hasapu n'ibigo by'ubuziranenge mpuzamahanga. FDA, Rwanda Food and Drug Authority, nayo irayotoriza kuko abari muri Amerika izi produit zibageraho. Rero ukeneye iyi produit ya mini-herve, wabuze ubushake, nta bushake ugira, imisemburo ntiringaniye, bakugufite ibiryo by'inkondo y'umura, bakubwira ko uri Mukagatare, haza ibintu by'uruzi mu gitsina. Ibyo bintu ni infection vaginale, kandi imyanya y'ibanga yirumagaye, ntabwo umeze neza. Ndakwigisha, ndagusobanurira kugira ngo umenye ibimenyetso biranga umuntu wagize infection vaginale n'umuntu ufite infection urinaire, ku bagore n'abakobwa, memu n'abagabo. Icy'abagabo cyo tuzakigarukaho ubutaha, ariko uyu munsi nagendereye kwigisha gusobanurira abagore ibimenyetso biranga umugore ufite infection vaginale. Umugore ufite ibimenyetso bya infection vaginale, icya mbere ni ukuzana ibintu by'uruzi mu gitsina, binuka, bifite isura mbi. Ibyo bintu ni bibi, kuko nta handi biba byavuye muri tahisi bigaca muri vaje, bityo bikangiza imyanya y'ibanga. Ikindi biragutwika kandi ukababara, bikakubangamira.
ndetse infection vaginale itera ubugumba kubera ko iyo ibangamira igipimo cy'imisemburo yawe bityo bigatuma imisemburo ishobora kwica bigatuma intanga zishobora gupfa ndavuga intanga z'umugore. Ikindi hari igihe umugore afite acide nyinshi, umugore agira acide umugore agira acide umugabo akagira base. Rero iyo base igeze muri acide nyinshi ikayotsa ntabwo intanga y'umugabo ibasha kugira icyo ikora. Mugabo nawe mugore jya kwa muganga wifitiye ububasha, za hopitali zirahari mu Rwanda, hari za CHK, hari za Faisal, hari za Kanombe, hari Kacyiru n'ibindi bitaro bitandukanye. Jya kwa muganga arebe ko imisemburo yawe ya progesterone, nawe mugabo jya kwa muganga arebe ko imisemburo yawe ya testosterone iringaniye kandi imeze neza. Ntababwiye ngo umugabo agira base umugore akagira acide. Rero hari igihe intanga z'umugore ziba zifite acide nyinshi mu myanya y'imyororokere y'umugore, harimo acide nyinshi, none intanga y'umugabo yageramo igahita ishya. Bigomba kuba biri balanced ku buryo intanga y'umugabo nigera mu ntanga mu mugore idashya. Ni byiza ko ugomba gukoresha iyi mini-hove ikajya kuringaniza ibyo bintu by'imisemburo, imijagararo, elasticité y'imitsi ikamera neza, agahinda gakabije gakavaho, umunabi kumva utameze neza bigakurwaho, ndetse bityo no kuba mu kagatare bikarangira. Rero uyikeneye waza muri Chike, niho dukora kuva guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, amasaha kugeza saa 2 z'ijoro turakora. Kandi wanatwandikira kuri WhatsApp tukakuyobora aho dukorera muri Chike, muri etaje ya mbere ku muryango wa E050. aho niho dukorera hejuru ya Chike uciye kuri Action College. Waduhamagara tukakwakira na yombi, kuko tubayeho ku bwanyu, turiho ku bwanyu, turi hano ku bwanyu, turabakunda kandi turabazirikana. Abakunzi bacu turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubagura.